Mwaramutse neza, tugiye kuganira kuri topic ikunda kuvugwaho cyane mu madini cyangwa mu mico mbonezabupfura, icyo bita kwifata. Ni ukuvuga haba hari imico iyi n'iyi, idini rikubwira ngo ibi si byiza, biriya ni byiza. Ibi ni byiza, biriya si byiza. Bityo rero ongera ibyiza ugabanye ibibi. Mu kugabanya ibibi ni ukubyifata. Ifata iki, ifata kiriya, ifata iki. Ugasanga umuntu ahora mu ntambara. Ariko abapsikologe n'abashakashatsi nka Joe Dispenza duhora tuvuga, batwereka ubundi buryo. Umupsikologe nka Carl Gustav Jung atubwira icyo bita individuation. Individuation ni nk'ikintu cyo bita we akita ngo la part d'ombre cyangwa igice cy'umwijima. Ntabwo avuga ari umwijima ngo nuko ari kibi, cya kindi nyine wanga ko gisohoka. Abashaka ko kiba kiri inconscient kigukoresha. Noneho Carl Gustav Jung atubwira icyo bita individuation, ni ukureba cya gice cyari inconscient kikajya à la conscience. Icyari inconscient, kuki nkunda bino bintu, ukagira gutya ukareba impamvu igusunika, ukajyayo ukayobserva. Ubwo duhise twinjira neza noneho no kwa wa mwanditsi wacu dukunda kuvuga Dr. Joe Dispenza, utubwira ko tugomba kwiyobserva. Ntabwo ari uko-observa comportement, ahubwo ko-observa feeling. Kuko feeling cyangwa desire, feeling cyane nizo zipusa umuntu mu gukora iki cyangwa iki n'iki. Nizo ziri socle cyangwa foundation ya behavior. We have to observe ourselves. Urumva mu mwanya wo kwifata, we anavuga to catch. You can catch yourself. Not catch yourself into act, but catch yourself into feeling. And thoughts. Ukareba uhora utekereza kuki, feelings zawe ni izihe. Feelings zawe ni izihe. Atari ukuziniba kuzigezayo, atari ukurwana nazo, ahubwo kuzobserva. Hari terme akoresha, to be in autopilot mode. Ni ukuvuga umeze nkaho uri muri autopilot. Autopilot ni ukuvuga kwa kundi umupilote w'indege ayishyira muri systeme, noneho ikitwara atayobora, atagira cye, abona ikirere kimeze neza, ikaba yakikoresha iminota myinshi cyangwa amasaha iri mu kirere. Bayita autopilot. Noneho bya bindi wo ukora gusa wiyumvamo. Ibyo rero ntabwo bijyana ku bibi sosiyete idashaka, by'idini ridashaka, byo wowe udakunze. Ahubwo n'ibyo wowe wumva ukunze, n'ibyo abandi bakunze bashyira imbere, hari igihe nabyo biba bigusenya. Ubikunze, abandi babikunze, ariko nabyo bigusenya kuko biri muri autopilot. Ni defense mechanisms uba waragiye ufata mu buzima bwawe kugira ngo use nk'urokoka, ariko zigusenya kandi zidatuma wiyexprima uko wagombye kuba. Aho rero niho hinjira rya zina ryacu Professor No One, ukuvuga Joe Dispenza akubwira ko you have to be no one first. No one. To detach yourself from your problems, from your strengths, from your belongings, from your history, from your supposed identities,
urumva hajya uvuga ngo nduyu nkora iki nteye ntya fatwa ntya ntunze iki nzwiho gutya ibyo bintu byose ukabishyira ku ruhande but noneho wabishyira ku ruhande you can access the stage yo bita zone cyangwa ya pure consciousness, la pure conscience. La pure conscience uba uri au-delà du temps, au-delà de l'espace, hanze y'igihe, hanze ya space, wumva ko nta kintu na kimwe kikuboshye, ukumva uragenda rwose ukaba warenga n'izina ryawe ugasa nkaho uryibagiwe, wibagiwe byose bikuriho ukagera nkaho wibagirwa n'izina ryawe. Iyo rero exercice ishoboka muri meditation, ukoze meditation ukidetasha niho wumva mu mico nimwe yo mu burasirazuba wumva ngo bakora ibitangaza bagendeye kuri meditation. Nta kindi kintu kibitera nuko baba barenze injishi cyangwa imbibi z'igihe n'umwanya, bagiye beyond time and space, ukumva uri pure conscience, uri conscience gusa. Ubwo uba uri muri mode creative, utagihanganye no kurokoka mu bisanzwe, kuko ibyo twiyiziho byose, ibyo utunze, ibibazo ufite n'ibyo urwana nabyo kugira ngo wumve warokoka mu buzima uhanganye. Ibyo ngibyo rero bigushyira muri mood ya survival, fighting cyangwa flighting. You either fight the enemies or the opponents, or you fly, you escape. Guhunga cyangwa kurwana, ibyo bintu birimo guhunga cyangwa kurwana ntabwo uba uri muri stage nziza yo kubaho ubuzima bwuzuye. Ahubwo ubuzima bwuzuye ububaho wakoze detachments, ukaccessinga flow zone cyangwa consciousness, pure consciousness. Izo exercice rero ni nazo zidufasha mu kwigisha basketball, kuko stage nk'iyo niyo abahanga cyane muzi bakoresha kugira ngo babe batacika intege, abatrete batacika intege niyo bakora ikosa mu kibuga, ahubwo baze kugaruka mu mukino. Cyangwa waba urimo gukora shoot ku mupira wenda matatu cyangwa 3 pointers, wa hombi imwe cyangwa ebyiri, izindi zisigaye zikaba zajyamo. Murakoze, mugira ibihe byiza.